Reka nongere mbifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mudahwema kutwereka ko dukomeje kubana muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye kuri M247 TV. Niba warakoze subscribe ndagushimira cyane. Niba utari wayikora nayo kubikora biroroshye cyane, nukurira munsi gato y'inkuru twakoze ukabaranza ijambo subscribe mangamba tukura ugakandaho kanyeganyeza n'inzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Reka nsuhuza abanyarwanda bari imbere mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko birumvikana bari muri Afrika cyane cyane akarere k'ibiyaga bigari. Mwese mbifuriza ibihe byiza cyane. Ikaze rero muri aya makuru. Ni itangazo riturutse muri polisi y'u Rwanda, ni itangazo rireba abanyarwanda mu by'ukuri. Haganyuma bagize bati ni itangazo ati polisi y'u Rwanda iramenyesha abari bariyandikishije gukora bizamini by'uruhushya rwo gutwara imodoka rwa burundu, no kuvuga permis mu by'ukuri ati mu turere twa Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge mu kwezi kwa Werurwe 2020 bikaza gusubikwa kubera coronavirus. Ati turabamenyesha ko ibyo bizamini byasubukuwe ati bizakorwa mu buryo bukurikira. Mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ibizamini bizakorwa ku itariki ya 29 ndetse na 31 hagati y'itariki 29 na 31 z'ukwezi kwa gatatu 2021 ni vuba ngaha. Hanyuma mu karere ka Kicukiro ibizamini bizakorwa ku itariki ya mbere hagati y'itariki ya mbere ndetse n'itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane 2021. Mu karere ka Nyarugenge ibizamini bizakorwa hagati y'itariki ya kane ndetse n'itariki ya gatanu z'ukwezi kwa kane 2021. Basoza bagira bati urutonde rw'abazakora n'igihe bazakorera murarusanga ku rubuga rwa polisi y'u Rwanda wa@polisi.gov.rw ndetse n'ahazakorerwa ibizamini. Ati ku bindi bisobanuro ariko mwanahamagara ku murongo utishyurwa w'118 n'umurongo wa polisi y'u Rwanda. CSP Africa Apollo niwe rero umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda, akaba ari nawe washyize umukono kuri iri tangazo mu by'ukuri ryagenewe abanyarwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Hanyuma rero birumvikana abanyarwanda baba bafite ibibazo byinshi cyane bitandukanye bifuza kubaza by'umwihariko polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda byerekeranye n'ibinyabiziga muri rusange. Ati muraho neza, atese hari aho twabona urutonde ati rwo bazakora kuri amatariki, ati mudutangarije, ati murakoze. Polisi y'u Rwanda ati muraho, ati mwareba urutonde ati kuri polisi, ati mu by'ukuri ati kuri wa@polisi.gov.rw nkuko bari babitangaje muri iriya tangazo. Ati mwaramutse, ati umuntu ati provisoire izarangira mu kwa gatanu, ati muzafasha iki, ati mu by'ukuri wabuze uko akora ati kubera icyorezo cya COVID-19, ati abo impushya z'agateganyo zizarangiriraho muri ibi bihe bya coronavirus, ati batariyandikisha igihe cyo kwiyandikisha nikigera ati bazamenyeshwa uko bazafashwa. Ati urakoze. Undi ati mwiriwe, ati none se abo impushya z'agateganyo zarangiye batariyandikisha gukorera iza burundu ati kubera ibihe bya COVID-19 tuzabigenza gute? Undi ati muraho, abo impushya z'agateganyo zizarangiriraho muri ibihe bya coronavirus batariyandikisha igihe cyo kwiyandikisha nikigera bazamenyeshwa uko bazafashwa. Ati murakoze cyane. Undi ati mudusubize kabisa, ati ku bantu bashaka kwiyandikisha tuzabyemererwa ryari? Ati murakoze, ati turabakunda. Ati gahunda rero kwiyandikisha ati gukora ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga nisubukurwa ati muzagenda mumenyesha. Undi ati Rwanda Polisi ati none se abiyandikisha muri iyi minsi ati gukorera provisoire bo mwatubwira niba byafunguye nabyo ati tukiyandikisha ati gukora. Ndatoya ati gahunda yo kwiyandikisha gukora ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga n'isubukurwa ati muzagenda mubimenyesha. Ati mwaramutse neza, ati se ibizamini by'agateganyo permis provisoire ni ryari? Ati murakoze. Ati gahunda yo gukora ibizamini by'uruhushya rw'agateganyo ntibirasubukurwa ati n'isubukurwa ati muzagenda mubimenyeshwa. Undi ati mwaramutse neza, atabashaka kwiyandikisha bo ni ryari? Ati mbese online ku ruhushya rw'agateganyo byari byakunda? Ati murakoze. Ati gahunda yo gukora ibizamini by'uruhushya rw'agateganyo kuri mudasobwa ntirasubukurwa ati nisubukurwa muzayimenyeshwa nkuko babitangaje. Undi atafande ko tutari duherutse kukumva se ati twari tugukumbuye ati nyamara undi atamahirwe masa ati kuba zakora bizamini gusa ati natwe rero twasabaga ko mwatumenyesha igihe muzadufungurira umurongo ati tugahabwa mu by'ukuri amakode y'ibizamini. Undi ati nyamuna ati mudufashe kuko twarize ariko twabuze aho dukorera ibizamini ngo tubone impushya za burundu ati murakoze. Undi ati ariko abantu batuye muri kapitali nibo bitabwaho ati muri byose ati mbere yabo
mbere y'abo mu ntara. Undi ati murakoze mwatubwira ni igihe ibizamini by'impushya z'agateganyo bizatangirira. Ni byinshi polisi yagiye ibigaruka. Undi ati please open the promised practical examination center. Undi ati muraho neza, ese abantu twagombaga rero kuzakora uruhushya rw'agateganyo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 2020 Kicukiro. Ati baba barakoze, ati cyangwa se dutegereze, ati baba barakoze cyangwa dutegereze natwe urutonde tuzakora. Ati murakoze ariko se ati mwagize vuba mugafungura abandi babikeneye, ati natwe tugakora koko nyashobore ko atuye mu ntara. Ati nicyo rero gituma abantu rero benshi bashaka kwibera mu mujyi. Undi ati mwaramutse, se bizasaba ko utundi turere tuva muri lockdown kugira ngo imirongo yo kwiyandikisha ifungurwe? Undi ati thank you Rwandan Polisi. Ati could you kindly reply emails on undi ati murakoze cyane, ati mwiriwe neza, ati kwandika abashya, ati bizatangira ryari? Ati gahunda yo kwiyandikisha gukora ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga n'isubukurwa muzayimenyeshwa nk'uko polisi y'u Rwanda akomeje kugenda bigaruka. Ngibyo rero ni itangazo rireba abanyarwanda benshi cyane, by'umwihariko urubyiruko cyane cyane ko baba bifuza gukorera impushya zaba iz'agateganyo ndetse n'iza burundu zo gutwara ibinyabiziga. Abantu benshi baba bakeneye kumenya amakuru, ese ni iki kijya mbere, cyane ko habayeho icyorezo cya COVID-19 bituma gahunda nyinshi zihagarara, zirimo na serivisi birumvikana polisi yatanga ku bijyanye n'ibizamini byakorwaga byaba iby'agateganyo ndetse no gukorera impushya za burundu. Byose byagiye bihagarara kubera icyorezo cya COVID-19. Gusama amakuru hari nuko hari bigiye gutangira kugenda bifungurwa gahoro gahoro. Akaba rero mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari inkuru nziza yo kwishimira cyane kugeza uyu munsi wa none. Hanyuma rero reka tuve ku bijyanye n'impushya za polisi cyangwa se no gusubukura iki gikorwa, dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. N'ubundi reka nkubwire ko nyakwigendera Dr. John Pombe Magufuli wayoboye Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania yasize avuze ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ayoboye umugabane wa Afurika yakemura ibibazo byabo. Ni ijambo Dr. John Pombe Magufuli yavugiye imbere y'abayobozi bakomeye cyane muri Tanzania ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo tariki ya 8 Nyakanga 2018 ubwo yaramaze kwakira indege nshya ya Boeing 787-8 Dreamliner y'ikigo cy'ubwikorezi bwo mu kirere cya Air Tanzania ku kigo cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Julius Nyerere. Icyo gihe Dr. John Pombe Magufuli yabwiye abari bitabiriye umuhango ko Perezida Kagame ari wamugiriye inama yo kubyutsa Air Tanzania yari maze igihe kirekire idakora, amusobanura ibyiza yageza ku gihugu birimo guteza imbere ubukerarugendo. Yagize ati reka nshimire Perezida Kagame, yarambwiye ati wowe bikore, ati nutinda ushobora kuzahura n'imbogamizi zikomeye cyane. Dr. John Pombe Magufuli yabwiye abayobozi bimwe mu bibazo bikizitiye iterambere ry'umugabane wa Afurika birimo kuba ubukoloni bw'ubu aho ihora iteze amaboko biturutse hakurya yayo. Yahereyeho rero avuga ko Perezida Kagame ayoboye uyu mugabane byose yabikemura neza. Yagize ati nizeye ko nyakubahwa Kagame abaye umuyobozi wacu wa Afurika yakemura neza ibibazo biri mu bihugu bya Afurika. Ati yakemura neza ibibazo by'ubukoloni bw'ubu ati bukorwa n'umuntu uturutse hanze ya Afurika akazanira abanyafurika ibibazo. Dr. John Pombe Magufuli yavuze ko Perezida Kagame afite ubunararibonye cyane ko yamenye ibibazo by'abanyarwanda akabasha kubikemura. Ati rero azi ibibazo by'abanyarwanda, azi ibibazo bishobora kuzanwa n'umuntu nubwo yaba umwe gusa. Ati birashoboka ko rero ryaba ari itangazamakuru ritangaza cyangwa se ritandika ikintu cyazana uruhuri rw'ibibazo. Yakomeje agira ati Kagame arabizi, ubunararibonye bwe ni bunini. Ati niyo mpamvu ngiye nizera ko rero izina yanditse muri Afurika ndetse no kuba ari umuyobozi mwiza wa Afurika no kuba akunda urubyiruko rwa Afurika, ubwo bunararibonye bwageza ibihugu bya Afurika ku iterambere. Nyakwigendera yavuze ko Perezida Kagame amubwira ku iterambere rya Afurika yamugiriye, mu by'ukuri yamuganirije ku kintu cy'ingenzi cyatuma uyu mugabane ubona ibisubizo by'ibibazo ufite, ngo nuko urubyiruko rwakorana umwete kandi rukumva ko amahirwe rwabyaza umusaruro arwegereye. Ati ariko yanganirije ikintu kimwe cy'ingenzi ko urubyiruko rugomba rero kumenya ko ntacyo busa. Ati ni ngombwa ko dukora akazi, twige gukunda akazi, nitwiga gukora akazi ati bizaba igisubizo cy'ibibazo duhura nabyo buri munsi. Ati dufite ibyanya bigari, ati twabaza umusaruro. Ati igikenewe ni uko urubyiruko rutekereza ati hakorwa iki kijyanye n'urubuga aruriho. Ati ntidutegereze ko rero muri gihe wirukiye i Burayi aribwo uba ugiye kubona ibisubizo. Ati birashoboka ko ibibazo byacu byakemurirwa hano muri Afurika hifashishijwe amahirwe ya hano muri Afurika. Dr. John Pombe Magufuli yaherutse kwica
kwicwa n'indwara y'umutima tariki ya 17 Werurwe 2021. N'umuyobozi wa Tanzania rero mu by'ukuri wigarura imitima abanyarwanda cyane bitewe hanini nuko u Rwanda aricyo gihugu cya mbere yasuye kuva yajya ku butegetsi mu Gushyingo 2015. Byabaye tariki ya 6 Mata 2016 we na Perezida Paul Kagame batashye ku mugaragaro ikiraro cya Rusumo n'ibiro bya Gasutamo byaho. Bakomereje i Kigali yitabira itangira ry'icyumweru cy'icyunamo ndetse kandi nasura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi